wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Nanone inshuti mukundwa, twongeye guhurira kuri uyu murongo, nongeye kukuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Harimo abo tuba tutaziranye, njya nibagirwa kubibwira. Nitwa Habyarimana Eric, mbarizwa kuri uyu murongo w'umucyo w'isabato. Kenshi uza hansanga turi kuganira. Ubushize twaganiriye icyigisho cyari gifite insanganyamatsiko itwereka isabato mu mategeko ya Mose, umugabane wa mbere, ubwo twibanze mu bice bikurikira igice cya 20 cyo Kuva, dusuzuma iby'isabato mu mategeko Mose yahawe ku musozi Sinayi, akandika mu bice byari bisigaye by'igitabo cyo Kuva. Nabasezeranije yuko uyu munsi tuza kureba mu gitabo cy'Abalewi, kandi niho tugiye kwerekeza amaso. Ndagira ngo mbere yuko dutangira mbanze nicishe bugufi imbere y'Imana, nawe niba bigushobokera kandi umfashe, maze tubanze dusenge. Data udukunda uri mu ijuru, turagushimye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko nawe uduhaye amahirwe yo kuza hano kugira ngo tuganire n'abana bawe ijambo ryawe. Tugiye kubumbura icyo gitabo rero, uduhe ubwenge bukomotse muri cyo, Mwuka wera abane natwe mu izina rya Yesu, amen. Yego, ubushize twaganiriye mu gitabo cyo Kuva, ubu rero tugiye kuganira mu gitabo cy'Abalewi. Igitabo cy'Abalewi muri rusange kitwereka amategeko y'imihango ndetse n'imirimo y'abatambyi bo mu muryango wa Aroni. Abalewi bari bashinzwe iby'imihango yakorerwaga mu ihema ry'ibonaniro, bwa buturo bwera bwubatswe mu gitabo cyo Kuva. Kenshi na kenshi nuko tubibona, tukabona amategeko y'imihango, amategeko agenga ibitambo, igitambo gikuraho ibyaha, igitambo cy'uko bari amahoro, ibintu bigendanye no kwandura no kwezwa, n'ibyo ngibyo. Ahari dushobora kuburamo ishusho nyayo y'ibya none, ariko kandi igihe twinjiyemo, igitabo cy'Abalewi kiduhishurira Kristo, kiduhishurira ibintu bikomeye cyane by'igitambo cyatambiwe Karuvari cya Yesu Kristo. Ariko hagati muri icyo gitabo, isabato ntabwo yabuze kongera kugarukwaho. Ntabwo ari kenshi, ariko ko tugiye kuganira n'akingenzi nako muri kwa gusuzuma neza uko Imana yagiye isobanura itegeko ryayo kugira ngo abantu b'Imana babeho imibereho ihuje no gushaka kwayo, n'isabato yongeye kugarukwamo. Vuze ko iki gitabo gishishura cyane ingingo yerekeranye no kwera, ingingo yo gucungurwa ndetse no kwera. Umva, abantu b'Imana abiga ibyanditswe byera, cyane cyane ubutumwa bwa Pawulo, babizi nko gutsindishwa n'ubuntu kubwo kwizera ndetse no kwezwa. Iki gitabo cy'Abalewi rero nacyo ni izo ngingo kivuga. Zivuga iby'imihango igendanye no kwera, zivuga ibyo kurya byera n'ibitera, bivuga uko abatambyi bakwiye kwiyeza, bivuga ibintu nk'ibyo ngibyo by'uko imibereho y'abantu b'Imana ikwiye kubishingiye ku gitambo cy'Ikaruvari, kandi no kwera kuko ni Imana yera. None se isabato muri ibyo bice ihagaze gute? Ku ngingo yerekeranye no kwera, ku ngingo yerekeranye no kwishingikiza ku gitambo cya Yesu Kristo. Ahantu hambere isabato ivugwa muri iki gitabo cy'Abalewi turayisanga mu Balewi igice cya 19. Ndasoma mpereye ku murongo wa mbere ndageza ku wa 3. Abalewi igice cya 19 umurongo wa mbere kugeza uwa 3. Tusome mu izina rya Yesu. Uwiteka abwira Mose ati, bwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose uti, mubabera kuko ndi uwera, ndi Uwiteka Imana yanyu, kuko Uwiteka Imana yanyu ndi uwera. Ese iryo tangazo mwaryumvise yemwe? Ku murongo wa 2, Uwiteka abwira Mose ati, bwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose uti, mubabera kuko Uwiteka Imana yanyu ndi uwera. Amen. Imana irashaka ko twezwa, irashaka ko dutunganwa, irashaka ko tuba turi ku kigero cy'igihagararo cya Kristo. Umugambi w'Imana ngo ni ukweza itorero ryayo, akaritunganya, rigashiramwo umuhanyari, rikaba riri ku rugero rukwiriye rwose rw'igihagararo cy'umukwe mukuru Yesu Kristo. Imana ishimwe. Murongo wa 3,
umuntu wese muri mwe yubahe nyina na se, kandi mujye muziririza amasabato yanjye, ndi Uwiteka Imana yanyu. Ino mirongo 3 ibanza igice cya 19 cy'Abalewi itubwira ibintu bikomeye, nuko Imana yacu ishaka ko tuba abera nk'uko nayo ari uwera. Kandi mu kuba abera igarutse ku mategeko abiri ari mu isezi muri ya mategeko 10, muri ya constitution y'Imana, ya indi yanditse ku bisate bibiri by'amabuye. Iratubwiye ngo umuntu wese muri mwe yubahe nyina na se, iryo ni itegeko rya 5, kandi mujye muziririza amasabato yanjye, iryo ni itegeko rya 4, kuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Imana ishimwe. Mbese tubona mwiki? Kubera iki hano muri uyu murongo wa 3 w'igice cya 19 cy'Abalewi Imana iteranije aya mategeko abiri, kubaha ababyeyi no gukomeza isabato? Mbese niki biduhishurira? Reka mbabwire, ushize twabivuzeho gatoya. Biraduhishurira isano. Haleluya. Biraduhishurira isano. Isano y'umubyeyi n'umwana we, isano ya data wa twese n'ibiremwa bye. Mbese ibyo bintu birumvikana? Birakomeye cyane. Imana iravuze iti, umuntu wese muri mwe yubahe nyina na se, kandi mujye muziriza amasabato yanjye, ndi Uwiteka Imana yanyu. Bumwe mu buryo bwo kwerekana agaciro d'umubyeyi wacu, Yesu Kristo yatwigishije gusenga ngo tujye tuvuga duti data wa twese turi mu ijuru. Bivuze ngo Imana data ni data wa twese nyine. Uburyo bwo kubahiriza data wa twese ni uko dukwiriye gukomeza isabato ye. Mbese birumvikana? Imana ihuje aya mategeko abiri yo kubaha ababyeyi no kubaha isabato y'Uwiteka, kuko Uwiteka ari Imana yacu, ari data wa twese. Uburyo bwo kubahiriza isabato, bwo kubahiriza no kwereka Imana yuko tuyubashye, no gukomeza isabato. Mbese turabyemeranwaho? Hari amasomo menshi atwereka isano iri hagati ya data wa twese, Imana umuremyi n'ibiremwa byayo, abo yacunguye ikabacungura muri Kristo Yesu, ikabagira abana bayo. Reka nkujyane muri Yesaya, igitabo cya Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ndakujyana mu gice cya 46, ndasoma umurongo wa 3, nsome n'uwa 4. Baranditse ngo, nimunyumve mwa nzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isirayeli mwese, abo nahetse mukiri mu nda, nkabaterura mukivuka. Haleluya. Umurongo wa 4, nkabageza mu zabukuru, ndiwe muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka. Ninjye waremye, ninjye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Imana yanjye ihabwe icyubahiro. Uwiteka aratugaragarira nk'umubyeyi wacu watwitayeho kwere tukiri mu nda, kaduheka tukiri mu nda, akaturera tukagera mu zabukuru. Abafite amahirwe yo kuba bageze mu zabukuru, Uwiteka aradusezeranya isezerano rivuga ngo muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka. Haleluya. Ninjye waremye, ninjye uzaheka, niko nzaheka kandi nzajya nkiza. Imana ishimwe. Mbese murumva urukundo rwa data wa twese? Mu itegeko rero tumaze kubona ryahawe Abalewi, Imana irahuza kubaha ababyeyi bacu bo mu isi no kubahiriza isabato nk'ikimenyetso cyo kubaha umubyeyi wacu data wa twese, wakomeje kuduheka tukiri mu nda za ba mama, akazakomeza kuduheka kugeza tubaye abasaza, imvi zibaye uruyenzi. Imana ishimwe. Yesaya 49 umurongo wa 15. Yesaya 49 umurongo wa 15. Aya magambo nanda yakunda. Mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, ntababarire uwo yibyariye? Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko njye sinzakwibagirwa. Amen. Umurongo ukurikira wa 16, dore nguciye mu biganza byanjye nk'unca imanzi, kandi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka. Nshuti yanjye, umugore ashobora kwibagirwa umwana we, ariko Uwiteka arasezerana amasezerano yuko we atajya yibagirwa. Kandi rega n'uwo mugore ubasha kwibagirwa umwana we ntabwo asanzwe mu isi, abantu bamutangarira. Imana yari yasezerana amasezerano ngo nubwo ibyo ngibyo bishobora kuba bitabaho kenshi, ariko ngo birashoboka. Ariko Uwiteka we ntabwo bishoboka. Amen. Ntabwo bishoboka ko azibagirwa abana be.
Mbese twebwe twabigenza gute? Kubw'urwo rukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi, niko Yohana yanditse. Pawulo nawe yongera kubivuga neza mu gitabo, mu butumwa yandikiye Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 26. Ano magambo twayakomojeho ejo mu byigisho byabanje, mu cyigisho cyabanje tuvuga mu isabato mu gitabo cyo Kuva. Twabonye yuko rwose Isirayeli y'Imana ishushanya abantu b'Imana nyine bo mu bihe byose. Turaza kongera tubirebe neza. Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 26, soma amagambo akomeye ngo, mwese muri abana b'Imana mubeshejwe no kwizera Kristo Yesu. Haleluya. Twese turi abana b'Imana tubeshejwe n'iki? No kwizera Kristo Yesu. Yesu Kristo rero wavugiye ku musozi Sinayi, ntabwo nshidikanya, aravuga ati mujye mwubaha ababyeyi banyu bo mu isi, kandi nanjye nk'umubyeyi wanyu mukuru mujye munyubahisha gukomeza itegeko rya 4 ryo kuziririza isabato. Ese turabyemera? Ese turaza kubifata nk'ibisanzwe kandi tubisabye n'umubyeyi wacu udasanzwe? Madufashe cyane kugira ngo tubihe agaciro. Mbese kugeza ubu isabato mu bimenyetso muri kubona Imana yagiye itanga, mbese koko ni itegeko ry'agahato? Oya, ntabwo ari itegeko ry'agahato, ahubwo ni itegeko ryuje urukundo, kandi itegeko ritugarura mu mudendezo. Haleluya. Ngo ni inzira Imana yaciye ngo tugere mu mudendezo uziboneka muri Kristo Yesu. Niko amagambo twasomye mu gitabo cya Mark Finley ubushize yatubwiye. Mbese twishimira uwo mudendezo? Umudendezo w'uko umwana yishimana n'umubyeyi we, umwana ateta kuri se. Imana idufashe cyane kugira ngo ibyo bintu bikwirwe mu bwonko bwacu, ngo twishimire agakiza Kristo yaturonkeye, kandi ngo twishimire amategeko ye atera umudendezo. Twifuze gusa nawe. Rwa rukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana bimunyuze muri Kristo Yesu. Ubwo nimara kudutembamo tuzishimira gusa na Kristo. Kristo nabatuye muri twebwe. Umugabo Ismail turi kuganira mu buturo bwera mu byigisho bibanza yatubwiye amagambo akomeye cyane, atubwira ngo burya na Kristo naza gutwara abantu be mu isi azajyana Kristo wundi. Haleluya. Kristo utuye muri njye azavugana na Kristo maze bajyane. Mbega urukundo rurimo umudendezo w'abana b'Imana. Mbese wakwishimira uwo mudendezo? Satani azakoshya yuko amategeko y'Imana ari ay'agahato, ariko kandi niba turi gusuzumana zino ngingo zigize itegeko nshinga, twibanze cyane ku ngingo zisobanura ingingo imwe muri zo y'isabato, turanezerwa, tukishimira ayo mahoro, tukishimira iyo sano, tukishimira uwo mugisha, tukishimira uwo mudendezo, tukishimira izo muhwe z'Imana ziri ku bantu bose nta kurobanura ku butoni. Tukavuga mu Mana uru rukundo. Reka tujye ku isomo rya 2, isomo dusanga mu Balewi. Tuvuye mu Balewi igice cya 19, reka noneho tugane mu Balewi igice cya 23. Balewi igice cya 23 gifite insanganyamatsiko tubwira ngo iminsi mikuru y'Uwiteka. Iminsi mikuru y'Uwiteka. Nise abantu bajya bagira iminsi mikuru, hari abizihiza iminsi mikuru y'amavuko, abandi bakizihiza iminsi mikuru yuko bamaze igihe bashakanye babana nk'umugabo n'umugore, abandi bajya bizihiza iminsi mikuru igihe barangirije, abandi mu gihe babonye akazi. Birarenga bikajya ku mico y'abantu n'ibihugu. Igihugu kikagira igihe kibuka umunsi mukuru wa independence, abaperezida bakibuka igihe bafatiye ubutegetsi n'amashyaka yabo n'ibindi. Burya Imana nayo ifite iminsi mikuru, kandi iyo minsi mikuru iboneka mu byanditswe byera mu gitabo cy'Abalewi igice cya 23. Ariko dusanga umunsi mukuru wa mbere uvugwa, turawusanga ku murongo wa mbere nyine kugeza umurongo wa 3. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, iminsi mikuru y'Uwiteka mukwiriye kuranga ko ari y'amateraniro yera, iyi niyo minsi mikuru yanjye. Murongo wa 3, mu minsi 6 aba arimo imirimo y'igikorwa, ariko wa 7 ni isabato yo kuruhuka, n'uwo guterana kwera, ntimukagira umurimo wose muwukoraho, ni isabato y'Uwiteka yo kuziririzwa mu buturo bwanyu bwose. Amen. Mbese ni yayindi? Yego, ni yayindi. Umunsi uruta iyindi mu minsi mikuru y'Uwiteka ni umunsi w'isabato,
kandi twarabibonye mu itegeko nshinga ry'Imana muri ya mategeko 10 ingingo ya 4 iratubwira ngo wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 ujye ukora ariko ya mirimo yawe yose, ariko wa 7 niwo sabato y'Uwiteka. Haleluya! Mu minsi mikuru y'Uwiteka, umunsi mukuru wa mbere tubwiwe ni uwuhe? Ni umunsi w'isabato. Umunsi w'isabato ni umunsi mukuru w'Uwiteka. Umurongo wa 3 aratubwiye ngo mu minsi 6 aba arimwo imirimo yanyu y'igikorwa, ariko wa 7 ni isabato yo kuruhuka, ni uwo guterana kwera. Haleluya! Umurimo wo gukoraho ni umurimo wo guterana kwera. Ntimukagire umurimo wose mu gukoraho. Ni isabato y'Uwiteka yo kuzirizwa mu buturo bwacu bwose. Imana yacu ishimwe. Mbere yuko rero Imana ivuga indi minsi mikuru, iminsi mikuru ya buri mwaka ivugwa muri iki gice cya 23 cy'Abalewi, Imana yabanje kuvuga ya sabato ya buri cyumweru. Haleluya! Umunsi w'ikiruhuko, umunsi washyizweho mu irema mu utangira igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza wa 3. Ya yindi yashyizwe ku ruhande ikagirwa iyera, Imana ikayiruhuka. Haleluya! Ya yindi twibutse ikiruhuko kinejeje Imana yishakira ubwoko bwayo, cya kindi cyabonekeye muri Kristo Yesu, maze akagitangaza muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28, vuga iti mwese abarushye n'abaremerewe mu mitima yanyu nimuze mbahe ikiruhuko cy'ibyamwuka. Haleluya! Imana ishimwe. Aya magambo Ellen G. White yavuze neza cyane mu gitabo Uwifuzwa ibihe byose, nakoresheje verisiyo y'Icyongereza, ari ku ipaji 188. Verisiyo y'Icyongereza aravuga ngo sabato ni ikimenyetso cy'imbaraga ya Kristo. Haleluya! Ni ikimenyetso cy'imbaraga ya Kristo iduhindurira kuba abera. Amen. Amen. Yahawe abo bose binyuze muri Kristo, bahindutse abagize Isirayeli y'Imana. Haleluya! Burya bahindutse abagize Isirayeli y'Imana binyuze muri Kristo. Babandi bitwa abana b'Imana, babandi Imana yabwiye Aburahamu ngo muri wowe urubyaro rwawe, muri wowe niho amahanga yose azaherwa umugisha. Maze twajya mu Magalatiya tugasanga turi abana b'isezerano. Nshuti zanjye, abana ba Isaka, bakomotse kuri Isaka, Isirayeli y'Imana. Abo ngabo Imana yabahaye isabato, kandi babereye ikimenyetso cy'imbaraga ya Kristo ibahindura abera. Imana ishimwe cyane. Iyo ngiyo niyo banza kuvugwa mu minsi mikuru y'Uwiteka, mbere yuko tuvuga indi minsi mikuru ya buri mwaka. Igice cya 23 ntabwo kivuga uno munsi mukuru mwiza cyane wa buri cyumweru, twibutsa gahunda y'Imana yo kurema ndetse no gucungurwa. Ibyo gucungurwa tuzabigarukamo tugeze mu gice cya mu gitabo cyo gutegeka kwa 2, bazabitubwira neza ingingo yo gucungurwa, nubwo nahangaha tuyibonamo, ariko tuzatindaho cyane mu gutegeka kwa 2. Ntabwo ari iyo ngiyo ivugwa gusa, ahubwo tubona ko harimo n'andi masabato agendana n'iminsi mikuru yakorwaga buri mwaka. Buri mwaka bakagira iminsi mikuru Abisirayeli, Isirayeli y'Imana yo muri kiriya gihe, babandi nyine batoranijwe bavanywe mu rubyaro rwa Aburahamu na Isaka, maze bakaba ishyanga Imana yitoranije kugira ngo bahinduke ubwoko bwera, ubwoko buzayibera amaronko kandi ikabubitsa ibyayo. Nshuti yanjye, bari bafite imirimo, iminsi mikuru ibategurira cyangwa se ibibutsa uko bagendanye n'Imana kuva bahamagarwa, kandi bategura kwakira igitambo gihebuje ibindi cy'Ikaruvari. Haleluya! Yari iminsi mikuru ya gihanuzi yabaga buri mwaka. Muri yo harimo umunsi mukuru wa Pasika, harimo iminsi mikuru y'iminsi midasembuye, harimo iminsi mikuru ya Pentekote ku munsi wa 50, harimo iminsi mikuru yo kuvuza impanda, harimo n'umunsi mukuru impongano, ndetse n'iminsi mikuru y'ingando, yo guca ingando. Nshuti zanjye, iyi minsi mikuru turi kwiga ubuturo bwera, turi mu buturo bwera n'ibirugize. Hari ndetse tuzakurikizaho indi version, ntabwo mbizi neza, ndacyabitegura, nitwumva byihagije tuzarekeraho, ariko indi episode tuzakurikizaho tugatumira umuntu umwe akaza kudufasha kwiga ibi bintu neza, no kwiga iby'iyi minsi mikuru. Haleluya! No kwiga iby'iyi minsi mikuru, ndetse imwe muri iyi minsi mikuru yari amasabato. Nka Pasika ntabwo yari isabato, ariko iminsi mikuru, iminsi midasembuye, umunsi wayibanzirizaga wabaga ari isabato, n'umunsi w'iheruka ukaba ari isabato.
ubwo bisobanuye yuko isabato bisobanuye ikiruhuko. Ni Igiheburayo twarabibonye tugitangira yuko isabato bivuze ikiruhuko. Umunsi wa mbere rero wo gutangira iminsi mikuru, iminsi idasembuye, wari ikiruhuko. Umunsi wa nyuma wo kurangiza iminsi mikuru idasembuye nawo wari ikiruhuko. Umunsi w'impongano utindwaho cyane mu mateka y'iminsi mikuru y'Abisirayeli nawo wari ikiruhuko, wari isabato. Ayo masabato tuzayaganira ariko tubanje kwiga neza iri hame ritwereka iby'iminsi mikuru y'Uwiteka. Tuzayiga twitonze, buri munsi tuwusuzumane ubwitonzi ngo twumve icyo wari uduhishiye, twumve n'iby'iyo sabato. Nuko rero abantu bamwe bajya bibwira yuko isabato yakuweho bagendeye yuko iminsi mikuru, amasabato avugwa agendana n'iminsi mikuru yo mu gihe cy'Abisirayeli atagifite agaciro, maze abantu bagatekereza yuko byagendanye n'isabato ya buri cyumweru. Ariko nshuti zanjye, hariho kwibeshya gutangaje. Iminsi mikuru y'Uwiteka yatanzwe muri iki gihe cy'Abisirayeli ya buri mwaka yagendanaga n'amasabato, ni imwe muri zo yagendanaga n'amasabato, yari iminsi ya gihanuzi, bwari ubuhanuzi bwerekana ibizaba. Igihe byari bimaze kuba rero byari bisohoye. Nubwo mvudutse nihuse cyane, ariko reka nsome iri somo ryo mu Bagalatiya. Ntabwo ari Abagalatiya, ni Abakolosayi, mumbabarire. Rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, igice ni icya 2, ndasoma umurongo wa 14 ndetse ngeze ku wa 17. Umurongo wa 14 uravuga ngo, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga. Ikintu cya mbere ni uko ari urwandiko rw'imihango. Ariko abantu ntabwo bazi gutandukanya isabato Imana yashyizeho ku gatanga ka mbere mu itangira igice cya 2 n'andi masabato agendana n'imihango, ceremonial sabbath, amasabato y'imihango. Rero urwandiko rwaturegaga rwari urwandiko rw'imihango. Mbese nshuti yanjye, aho tugereye dusuzuma iby'isabato y'umunsi wa 7, cyane cyane dusubiye mu maso inyuma ibyo twabonye mu Kuva igice cya 24, igice cya 31. Mbese mwasanze isabato koko cya 23 ndetse na 31, mwasanze isabato ari isabato y'agahato cyangwa ni isabato y'umudendezo? Ntabwo ari urwandiko rwaturegaga nshuti zanjye. Urwo rero rwo yararuhanaguye irukuzaho kurubamba ku musaraba, kandi maze kunyaga abatwaye n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro, bivuga hejuru ku bw'umusaraba. Umurongo wa 16, nuko rero ntihakagire ubaca urubanza ku by'ibyo murya cyangwa ibyo munwa, cyangwa ku bw'iminsi mikuru, cyangwa kubwo kuziriza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato, kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Nshuti yanjye, aya masabato tuzaganira, ntabwo nje kuba ariyo mbabwira, ariko reka mbabwire itandukaniro ry'amasabato tuzaganira n'iyi sabato y'umunsi wa 7, nk'uko byombi byavuzwe muri iki gitabo cy'Abalewi igice cya 23. Hari itandukaniro ry'isabato y'umunsi wa 7 na ya masabato maze kukubwira, ya sabato yo ku munsi w'impongano, ya masabato yo ku minsi mikuru idasembuye, ya masabato avugwa mu minsi mikuru y'Uwiteka yabaga buri mwaka. Reka nkubwire, reka mvuge izi ngingo 7 zitandukanye isabato ya buri cyumweru n'aya masabato ya buri mwaka, amasabato y'imihango. Ingingo ya mbere, isabato y'umunsi wa 7 yo yahanzwe ku iherezo ry'icyumweru cya mbere cy'amateka yo kurema nka ku isi, nk'uko twabibonye. Icyo gihe isi yari itaragira ikibazo, yari itaragira icyaha cyari kitaraza mu isi. Aya masabato y'imihango yo rero yabayeho kubera iminsi mikuru y'Abayuda yari ifite ikirenguriza ku rupfu, kuzuka ndetse no kugaruka kwa Yesu Kristo, kuko tuzabona yuko umurimo wa Kristo uhereye mu gihe cye cya mbere, mu rupfu rwe rwa mbere, kugeza umurimo ari gukora mu buturo bwera bwo mu ijuru uyu munsi kugeza agarutse, byashushanyijwe n'iminsi mikuru y'Uwiteka. Isabato y'umunsi wa 7 yabayeho bwa mbere na mbere mu mateka ya mbere rwose mwene muntu akiremwa, ndetse n'isabato yahawe umuntu twarabibonye muri Mariko igice cya 2. Naho aya masabato yo yaje kubera iminsi mikuru y'Abayuda tuzasuzumana mu minsi iri imbere. Icya 2, isabato y'umunsi wa 7 yaturiweho umugisha udasanzwe.
Imana ngo yayihaye umugisha, niko dusoma mu itangiriro igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza wa 3. Uwiteka Imana iha uwo munsi iki? Umugisha. Icya kabiri irawuruhuka. Icya gatatu iraweza. Igisabato y'umunsi wa karindwi waturiyeho umugisha no kwezwa. Imana ubwayo irawuruhuka imaze kurema. Ntabwo rero aya masabato y'imihango yo ariko ari. Aya masabato y'imihango nta mugisha, nta nubwo yerejwe, ndetse nta nubwo Imana yayaruhutse. Ntabwo tubibona. Oya, ntabwo tubibona yuko ibyo ngibyo byabaye. Ibyo bimenyetso ntabwo bigaragara ku masabato y'imihango nkuko byagaragaye ku isabato y'umunsi wa karindwi wa buri cyumweru. Icya gatatu, igihe Abisirayeli bari bakiri mu butayu bakomezaga isabato y'umunsi wa karindwi. Tubibona mu Kuva igice cya 16 ubwo batoraguraga manu, maze bagatoragura inkubwe ebyiri ku wa gatandatu, ariko ku wa karindwi bakagenza gute? Bakaruhuka. Ibyo bintu babikoze igihe cyose bamaze mu butayu, kuko icyo gihe cyose Imana yabatungishije manu. Haleluya! Myaka 40. Ni igitangaza kintangaza cyane, kuko imyaka mfite ni myinshi cyane, maze kurya ibyo kurya byinshi, ariko ntabwo irashyika 40. Nkibaza ibyo kurya maze kurya, maze nkibuka yuko Imana yatungishije Abisirayeli manu mu myaka 40, kandi buri cyumweru uko iminsi 6 ishize hakaza isabato. Ku wa gatandatu batoraguraga inkubwe ebyiri, maze ku wa karindwi bakaruhuka ntibajye gutoragura. Ubwo rero isabato yarakomezwaga no mu gihe cy'iki cyo mu butayu. Tuzabibona ubutaha, kuko tuzinjira mu gitabo cyo kubara tukareba uwagerageje kwica iri hame ry'isabato uko byamugendekeye hehe mu butayu. Nyamara ntabwo byashobokaga, aya magambo yaciye umurongo, ntabwo byashobokaga gukomeza ya masabato y'imihango batajyagira muri gakondo yabo. Nshuti zanjye, byari ngombwa yuko babanza kugera muri gakondo yabo kugira ngo bagenze gute? Bashyire mu bikorwa amategeko agendanye n'iminsi mikuru n'amasabato agendana nayo. Ya masabato rero burya yaruhutswe ariko bamaze kugera hehe? Muri gakondo. Ibi bintu biratangaje kandi nibyo kuzirikana cyane igihe dushaka gusobanukirwa. Hari abantu bakunze ubujiji, ariko nshuti yanjye ndakurarika mu izina rya Data wa twese kugira ngo ntube mu bagaragu babi, ntube mu bantu babi bakunda ubujiji. Kuba injiji ni icyaha mu maso y'Imana, kuko hahirwa abanyabwenge. Nshuti yanjye, abanyabwenge nibo bazabaragirana. Twarabiganiriye, twaganiraga igitabo cya Daniel, tugeze mu gice cya 12 tubwirwa yuko abanyabwenge bazarabagirana nk'inyenyeri. Uziri ukunda kuba mu banyabwenge, ntukishimire kuba mu njiji. Ntukishimire kuba mu njiji, ndakwinginze. Kandi umunyabwenge wanditse mu Migani igice cya 1 abaza ikibazo namwe nshaka kubabaza. Ntarakomeza ku ngingo zikurikiyeho, ndashaka kubabaza ibibazo, ndashaka kubabaza ikibazo. Kandi ntabwo ari cyo kibabaza, ni umunyabwenge, ni bwenge uri kukibabaza. Kandi uwo bwenge ndumva ari Yesu Kristo. Ntabwo nzi ko nawe ubyumva, ariko ndumva ari Kristo ubabaza iki kibazo. Migani igice cya 1 umurongo wa 22, Yesu arakubaza ngo yemwe mwabaswa mwe, muzakunda ubuswa mugeze ryari? Ndashima Imana, icyumba nicayemo nkicayemo njyenyine, ndi kuri kamera, na kamera Imana umfasha, nta wundi turi kumwe. Ubwo nimvuga ngo yemwe mwabaswa mwe, ntihagire uvuga yuko mututse, ntabwo nkuzi. Cyeka wumve ko ari ijwi ry'Imana ari kukubaza iki kibazo. Yemwe mwabaswa mwe, muzakunda ubuswa mugeze ryari? Namwe bakobanyi, muzageza rye kwishimira ubukobanyi, n'abapfu mukanga kumenya ubwenge. Nshuti yanjye, ukeneye kumenya ubwenge, ukeneye kuva mu buswa ukaba umunyabwenge biturutse mu ijambo ry'Imana. 23, nimuhindurwe n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye. Haleluya! Imana yiteguye kumenyesha abantu bayo amagambo yayo. Niyo mpamvu izi platform zibaho, niyo mpamvu duhuriye ku mucyo w'isabato. Ahari udasobanukiwe iby'isabato ngo ukomeze kumva ibyo ari byo, ntazagire ugushuka yuko ibi bintu bihuje na bya bindi, ngo bafate isabato bayite mu gatebo kamwe n'amasabato y'imihango, bakubwire yuko hatagiye ugomba kugucira urubanza ku by'ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa cyangwa imboneko z'amezi n'amasabato. Nshuti zanjye, aya masabato avugwa ni ayanditse mu rwandiko rw'imihango rwaturegaga. Turaje kutubone mu yindi ngingo uru rwandiko rwari ruteye rute.
mbese uzakunda ubuswa cyangwa uzakunda ubwenge? Mbese ninde uzakujyana mu ijuru? Nabo bapasitoro babikwigishije? Niyo kominote ubamo se wumva utatandukana nayo? Ni iki kigutera kumva utakwishimira kunguka ubwenge bw'Imana ukishimira ubuswa? Mbese uzakunda ubuswa kugeza ryari? Ni ikibazo gikomeye Imana iri kubaza abantu. Nshuti zanjye, aya mabwiriza, aya mategeko agendanye n'amasabato y'imihango tuzasuzuma twitonze, ariko tuzasanga bihabanye rwose n'isabato y'umunsi wa karindwi. Tumaze kubona ibintu bingahe? Icya mbere tumaze kuvuga nuko isabato y'umunsi wa karindwi yahanzwe mu irema, umuntu atarakora n'icyaha igahabwa umuntu, mu gihe indi yahawe Abisirayeli bikomotse ku minsi mikuru y'Uwiteka. Icya kabiri tumaze kubona nuko isabato y'umunsi wa karindwi yaturiweho umugisha, Imana ikayeza ndetse ikayiruhuka, mu gihe amasabato y'imihango atakorewe ibyo ngibyo tumaze kurondora. Icya gatatu, igihe Abisirayeli bari bakiri mu butayu tumaze kubona ko bakomezaga isabato mu gihe bitabashobokeraga yuko bakomeza amasabato y'imihango bataragera muri gakondo yabo. Icya kane ngira ngo nkubwire, isabato y'umunsi wa karindwi ni isabato yaremewe umuntu. Haleluya! Ni isabato yaremewe umuntu, arayihabwa kugira ngo imuzanire umunezero, indushyi ziruhuke kuri uwo munsi w'isabato, abakoreshwa imirimo ivunanye babone ikiruhuko basubizwemo intege. Twarabiganiriye. Ababyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva barayihawe, bayihabwa nk'impano y'agahebuzo yo gusabana n'umuremyi wabo. Amasabato y'imihango rero yo ntabwo ari ko ari, ahubwo yahawe itsinda rito. Ayahe matsinda? Itsinda rito ry'abaturage batuye igihugu kimwe gusa mu bihugu byo ku isi, aricyo gihugu cya Palestine y'uyu munsi, Isirayeli. Ndetse yarebanaga n'abenegihugu batuye muri icyo gihugu, ku buryo abene b'igihugu b'Abisirayeli babaga batuye mu bindi bihugu, aba diaspora, byabasabaga kugaruka mu gihugu kugira ngo babashe gukomeza amasabato agendana n'iminsi mikuru y'Uwiteka, ariyo masabato y'imihango. Isabato y'umunsi wa karindwi yo aho uri hose ubasha kuyikomeza. Haleluya! Kubera yuko yahawe umuntu, aho umuntu ari hose abasha gukomeza isabato. Ese ntabwo bikomeye? Birakomeye. Amagambo nsome, uzasome Ibyakozwe no mu gice cya 20:16, usome Nehemiya igice cya 8:13 kugeza 18, uzabona ukuntu isabato yari y'Abisirayeli gusa, kandi n'Abisirayeli bari mu bindi bihugu byabasabaga kugaruka iwabo kugira ngo baze mu minsi mikuru y'Uwiteka mu gihugu cy'iwabo. Ntabwo byakundaga bari mu kindi gihugu. Icya gatanu, isabato y'Uwiteka y'umunsi wa karindwi ni isabato ngaruka cyumweru, yabibutsaga ikiruhuko cy'umuremyi. Haleluya! Ni isabato yabasubizaga inyuma bakajya kureba icyabaye, ikabibutsa inkomoko yabo, identity. Ariko mbega ukuntu abantu bo muri iki gihe bakeneye isabato. Suko abantu bo muri iki gihe batazi identity yabo. Ntabwo bazi yuko bakomoka ku Mana umuremyi, bazi yuko bakomotse ku dusimba duto, kuri evolution. Mbega ukuntu bakwiye kubwirwa iby'isabato, bakabwirwa ngo mu ijuru hari Imana umuremyi yaremye byose turebesha amaso ndetse n'ibyo tutabona mu minsi 6, maze ku munsi wa karindwi iraruhuka, iwuha umuntu kugira ngo umuntu ajye yibuka ko ari uw'agaciro, yaremwe mu maso, yaremwe mu ishusho y'Imana. Mbega agahozo ku munsi wa karindwi. Nuko rero isabato y'umunsi wa karindwi ni isabato ngaruka cyumweru yibutse ikiruhuko cy'umuremyi. Amasabato y'imihango yo yari ngaruka mwaka, akagendana no kwibuka uko iryo shyanga ryacunguwe mu buretwa bw'ubwami bw'Abanyegiputa. Ntabwo Aburahamu yigeze aruhuka aya masabato y'imihango, kuko ntabwo yigeze aba mu buretwa bw'Abanyegiputa. Ntabwo byigeze bimubaho. Nuko icya gatandatu, isabato y'umunsi wa karindwi yahawe inyito n'Imana yuko ari isabato y'Uwiteka. Haleluya! Aya magambo nayo ndayakunda cyane. Kumenya ibi nabyo byaranejeje. Burya isabato yitwa isabato y'Uwiteka. Mu itegeko Imana iravuga iti, umunsi wanjye ujye uwita uw'icyubahiro. Uzasome Yesaya igice cya 58:13, yitwa umunsi wera w'Uwiteka. Mu itegeko ubwaryo bivuga ngo ukize,
ariko uwa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Muri Ezekiyeli, muri Yesaya n'ahandi havuga ngo umunsi w'Uwiteka, isabato yanjye. Aya masabato y'imihango yo ntabwo ari yo nyito ahabwa, ntabwo yigeze yitwa amasabato y'Uwiteka, ntabwo yigeze yitwa isabato yanjye, ahubwo yitwa amasabato yanyu bandi Abisirayeli. Abalewi 23:24, reka tuhasome kuko turi gusoma kino gitabo cy'Abalewi mu gice cya 23. Dufata urugero ku murongo wa 24. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, mu kwezi kwa karindwi ku munsi wako wa mbere hajye hababeraho umunsi wo kuruhuka, abe wo kuwibukisha, murangishe kuvuza amahembe, muwuteranireho guterana kwera. Ntimukagire umurimo w'ubugaragu mukoraho, kandi mujye mutambiraho Uwiteka igitambo gikongorwa n'umuriro. Umurongo wa 32. Ujye ubabera isabato yo kuruhuka, mwibabaza imitima, mujye muziriza iyo sabato muhereye nimugoroba ku munsi w'uko kwezi kwa 9 mugeze nimugoroba ku munsi wa 10. Uwo munsi ujye ubabera isabato yanyu. 39. Ariko muhereye kuri uwo munsi wa 15 n'ukwezi kwa karindwi, mumaze gusarura imyaka yo mu gihugu cyanyu, mujye muziriza iminsi mikuru 7 y'Uwiteka, uyitangireho abe ari wo kuruhuka, n'uwa 8 ube uwo kuruhuka. Nshuti yanjye, amagambo menshi agaragaza yuko aya masabato yitwa amasabato yanyu. Reka nkujyanye muri Hoseya igice cya 2 umurongo wa 11. Hoseya igice cya 2 umurongo wa 11. Igitabo cya Hoseya igice cya 2 umurongo wa 11. Mbese umuhanuzi Hoseya yabwiwe ngo iki? Turasoma umurongo wa 11 ngo n'umurongo wa 13 muri no Bibiliya yera uravuga ngo, nzamumaraho ibyamunezezaga byose, ibirori bye n'iby'imboneko z'ukwezi bye n'amasabato ye wa Isirayeli n'amateraniro ye yera yose yategetswe. Mbese iyo sabato yiswe Uwiteka cyangwa yiswe iy'Abisirayeli? Harimo itandukaniro rero. Icya karindwi ari nacyo nshaka gusorezaho, igisabato munsi wa karindwi yahamijwe ko ari sabato y'Uwiteka, nkuko tumaze kubibona ku cya 6, yo yashyizwe mu mategeko 10 y'Imana. Aya mategeko 10 twarabibonye ko yandikishijwe urutoke rw'Imana, kandi iharaturwa ku bisate by'amabuye ngo ahame iteka ryose. Ni ku mabuye, nshuti yanjye. Ndetse ashyirwa imbere mu isanduku y'isezerano, abikwa ahera cyane. Mwabyumvise? Ino sabato yashyizwe mu mategeko 10 mu ngingo zihariye z'itegeko nshinga ry'Imana, amategeko adakuka. Irangijwe yandikwa n'urutoke rw'Imana. Si ibyo gusa, iharaturwa ku mabuye. Ntabwo Imana yanditse ku ruhu cyangwa impapuro, biharaturwa ku mabuye ngo bibe bihamye iteka ryose. Maze Imana itegeka Mose ngo ibikwe mu isanduku imbere. Ya yindi yabaga mu cyumba cyahera cyane, turi kubiganira, ntabwo murabyibagirwa. Amasabato y'imihango se byagenze gute? Ntabwo ari uko bimeze. Aya masabato y'imihango yashyizwe mu gitabo cy'amategeko, aricyo Pawulo agarukaho yita urwandiko rw'imihango rwaturegaga. Byari biri mu igitabo cy'imihango, urwandiko rw'imihango rwaturegaga. Ni igitabo cyanditswe na Mose, ntabwo ari Imana yacyanditse. Aya mategeko kandi n'aya masabato y'imihango by'imihango byose ntabwo yahawe agaciro nk'ako amategeko 10 ngo ashyirwe imbere mu isanduku. Oya, ahubwo icyo gitabo cyashyizwe iruhande rw'iyo sanduku. Ese ntabwo harimo itandukaniro? Itandukaniro ririmo rwose. Nshuti zanjye, kuko turi gusuzuma iby'itegeko ry'Imana, itegeko ry'isabato, turirebera hagati mu yandi mategeko menshi y'imihango yatanzwe, yuko ryakomeje kuba ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana, ikimenyetso cyo kubatura, ikimenyetso cyo guha umudendezo, ikimenyetso cyo
kwibutsa isano dufitanye n'Imana nk'umubyeyi wacu mukuru. Icya kabiri, tumaze kubona yuko bitandukanye n'amasabato y'imihango nk'uko yarondowe rwose, kandi tuzakomeza kuyaganira mu minsi iri imbere. Wa mubwiriza wacu dukunda kurebaho witwa Doug Batchelor yanditse igitabo cyitwa The Sabbath a Delight. Yaranditse ngo amasabato y'imihango yari igicucu cy'ibizaba ku kuza kwa mbere n'ukwa kabiri bya Kristo, kugira ngo bibe bisohoye byuzuye. Iyo minsi mikuru yari y'igihe gito, temporary mu miterere yayo, kandi yuzura igihe Kristo yasohozaga umugambi wayo wa gihanuzi maze ikurwaho. Ariko isabato y'umunsi wa karindwi yo, ubwo Imana icyitwa umuremyi, tuzakomeza kuyizirikana. Imana ishimwe. Gushimiye amagambo meza tumaze kuganira, kandi nkwifuriza gukomezwa nayo mu izina rya Yesu. Reka dusenge dusoza ikiganiro cyacu. Data, turagushimye kubw'imbabazi zawe nyinshi, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko tuyoboye muri iki kiganiro twarebaga isabato y'umunsi wa karindwi mu gitabo cy'Abalewi, igitabo kiduhishurira amategeko y'imihango n'amategeko agengaga abatambyi bakoraga mu ihema ry'ibonaniro. Dusanze warakomeje gutsindagira ihame ry'isabato, ngo mu mirimo abantu bari kujyamo bibuka isabato, mu mirimo muri kominote mu guterana kwera bibuka isabato. Tumaze kubona yuko ari isano ihebuje itwereka isano dufitanye nawe nk'umubyeyi wacu mukuru, ku buryo uhuza isabato n'itegeko rya 5 mu mategeko 10 ategekwa abana kwibuka no kuzirikana ababyeyi babo. Nuko Mwami, udutera umwete wo kurigukunda, kuri umubyeyi wacu mukuru, kandi udukunda urukundo rwinshi. Tumaze kubona yuko ababyeyi bo mu isi bashobora kutwibagirwa, ariko wowe ngo ntabwo uzatwibagirwa na hatoya, ahubwo uzakomeza kuturamira, uzakomeza kutuyobora kugeza utugejeje i Kanani. Dukomeza kwizera amasezerano wasezeranye, dukomeza kwishimira ikiruhuko cy'isabato, kandi kiruta ukomeze kuduha kwishimira ikiruhuko cy'isabato tubona muri Kristo Yesu. Isabato yo mu mutima, burukiro buzima bwizewe, bwatuma na bwa burukiro bw'ibigaragara bushoboka. Bibuka ushaka bye kuko dushaka, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.